Muraho neza ndabasuje amazina yanjye banyitakere. Wowe uri kuri iyi video cyangwa kwireba ntago video yanyirangiye cyangwa se film ahubwo ni publicity tubategeye gucisha mu gake. Iyi publicity niva mu hahita hajyamo publicity ya muganga kandi mu musore arabavura ku buryo bwiza cyane. Gazi nuwango hari uburyo abantu mudukurikira muri kureba Daydream naborohereje. Abantu mukunda filime z'inkota ndagira ngo izi filime cyashya harimo nka Fate Chooses cyase till the end of the moon izo zarangiye izindi tugiye gutangira. Mwebwe mundabizi mu nkukira muri abantu barenga 400 mufate nomero yanjye muri screen munyandikire WhatsApp mbashyire muri group ndagira ngo izi filime nge zibahera make cyane. Abantu dukorana murabizi arabo dukorana kuri bitatu bitabingaye gutyo ariko ndashaka kubakora ku noti y'igihumbi ni muba muri beshi na 6 nzayiba ko ndashaka inoti ya DS kuri mwese gusa. Urumva mwiteranyije muri beshi 500 kuri season kandi ubundi kwa DJ agenda ukayishyura ibisanzwe narengaho. Nanjye mukaneza imbere nk'umuntu mufana se umwaka ngakuneza nanjye mume kurufuranga nirireho. Mwumve publicity ya muganga kandi mugende arabafasha ku buryo bwiza cyane arizewe ubwo tuze gukomeza n'indi episode. Nizere ko muri buze kuza. Indwara zananiranye nibo siwe. Muganga Nzito indwara yose waba urwaye ayikoraho rikaka. Urutonde rw'indwara avura ni rurerure. Atanga imiti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Atanga umuti w'uruheriko, avura karane ndetse n'inyatsi nyabingi ndetse n'imitsiko. Atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Muganga Nzito atanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A ndetse n'uwa hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kubyongera. Atanga umuti n'ubujyanama ku makimbirane yo mu muryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe ndetse n'umuti ugufasha kubana neza n'abandi mu kazi ndetse kandi akanatanga umuti ukuzanira igikundiro mu kazi. Rubyiruko wowe wabaswe n'ibiyobyabwenge Muganga Nzito aragufasha ucukubiri nabyo. Nyuma yo kumenya icyo Muganga Nzito akora uri kwibaza ngakorera he? Akorera mu karere ka Nyamasheke ndetse no ku isi yose. Wabyumvishe neza no ku isi yose kuko ashobora kugusuzuma akanakoherereza imiti mu gihugu cyose waba uherereyemo. Ubwo uri kwibaza ngo Muganga Nzito ntahenze, ntagahenze ugereranije n'imiti aguha n'indwara kuvura kuko agukoraho rikaka. Icyo usabwa nta kindi niba ufite kimwe mu bibazo cyangwa se mu burwayi twagarutseho hejuru cyangwa se n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose muhamagare kuri izi nimero uri kureba kuri screen yawe. Wahamagara bisanzwe cyangwa se ukamuhamagara kuri WhatsApp cyangwa se ukanamwandikira cyane ku bantu bari hanze y'u Rwanda. Tandukana n'umuze mu mubiri wawe gana Muganga Nzito. Bakundana. Sanemu nawe aragenda abwira kandi ko we na Osmani bari mu rukundo. Bishoboke wenda ko haba ari umuntu waje kubitora hanga muri office. Kandi koko wibuke ya mafoto ni Sanemu waje kuyakura hanga muri office ayahereza Emily koresha kuri ya hakaba hagira umuntu yayibye. Ese haba hari umuntu uri gukeka hanga muri office? Amafoto ninge wayi design